uhozaho nta wundi ni Kristo. Reka mubashimire nti Yesu ni umpagije, yanyitangiye w'ikiru angura amaraso ye no kwanyuzuza n'Imana. Yesu ni umpagije, yanyitangiye w'ikiru angura amaraso ye no kwanyuzuza n'Imana. Yesu ni umpagije. Ubw'abisarabatunzi Yesu ni umpagije, bafite igihe gito arampaza wenyine. Nta mugisha uri mu gisi n'umurango utumuka, ibya Yesu ntibishira arampaza wenyine. Nta mugisha uri mu gisi n'umurango utumuka, ibya Yesu ntibishira arampaza wenyine. Naho naba mu bukene Yesu ni umpagije, naho napfusha ibyo nkunda arampaza wenyine. Nawe imirima yarumba singira icyo nsoroma, naho napfusha amatungo arampaza wenyine. Nawe imirima yarumba singira icyo nsoroma, naho napfusha amatungo arampaza wenyine. Naho naterwa n'umwanzi Yesu ni umpagije, nzajya nesha kubwa Yesu arampaza wenyine. Naho naba n'inshuti niko bamumereye, niwe nshuti iruta izindi arampaza wenyine. Naho naba n'inshuti niko bamumereye, niwe nshuti iruta izindi arampaza wenyine. Ubwo nzagera mu rupfu Yesu azaba ampagije, azanjyana iwe nduke. Yesu azaba ampagije, nzaba nambutse rwa ruzi, nzamutse njya mu ijuru, nzamirebera mu maso. Yesu azaba ampagije, nzaba nambutse rwa ruzi, nzamutse
haje inzara mbi ubwo Siperansi yazajya abana na Mukamana. Kandi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ikuzimu ibi babishyizemo igishoro gikomeye, babishyizemo n'amafaranga, wabyanga wabyemera byaje. Imana yambwiye ngo dusenge. Nabajije Imana nushatse kumbwira iki? Imana irambwira ngo mbatangarize ngo inzara iraje rwose, n'ibimenyetso by'uko inzara iriho turi kubibona. Abantu babaye ibisambo, babaye abayuku, abakecuru babaye abayuku. Ijuru ryakusanyije inkunga yo koherereza abera bari mu isi kugira ngo iyo nzara itazagira guterata, itazabahitana. Ubwoba nibugire gute nibushire. Torero rirarinzwe. Kristo yarivuze agiye kujya mu ijuru, aravuga naho amarembo y'ikuzimu yazikukira kuri tera ntabwo azarishobora, ryubatswe ku rutare. Bwira Yesu cyumva buno buhanuzi, bwira Imana ikurinde iyo nzara. Dusabye iyi nkunga mu miryango yacu, dusabye iyi nkunga aho dukorera, dusabye iyi nkunga pewala sowele pre, dusabye iyi nkunga ku bana bacu. Iyi nkunga nibagereho, ari abaje gusenga, ari n'abari mu ngo, iyi nkunga niba. Imana muri bane nawe, kanda subscribe, ukande share, ukande like, gusa ibiganiro bizagiye binyuzwa kuri iyi channel uzajya ubibonera ku gihe. Imana y'amahoro ikomeze kuba nawe. Amen. Akiri imbere y'Imana mwikirize cyane. Amen. Hari indirimbo indirimbo ya 99 mu Gakiza. Ntabwo tuyiririmba yose, ariko turarimba igitero cya mbere n'icya kabiri. Iravuga ngo nshatse kugukurikira. Turirimba iyo ndirimbo, hanyuma abaririmbyi mudufashe mikrofone muzikoreshe. Niba n'umucuranzi haracurange. Nshatse kugukurikira muri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Ubwo rero ubwo watubanjiriye tuje tugukurikira, tuzi rwose kuriha yo kutugeza mu ijuru. Ubwo rero ubwo watubanjiriye tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira kuko wayimenyeshe. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira
ndirimbo indimo cyane. Uyu muririmbyi yaravuze ngo nshatse kugukurikira. Ni ibintu nshatse, si ibintu niganye, si ibintu mpashye ku isoko, hoya ni ibintu numva bindimo, naho iminsi yaba mibi nzarwana intambara yo kubikomeza. Amen. Igitero cya kabiri nicyo nshaka kuvugaho cyane. Reba ngo sinahora mbaririza iby'urugendo rwawe Yesu, cyangwa ngo nshidikanye kugukurikira. Nabwiye Imana ni kuki iyi ndirimbo inyuzuye cyane. Imana inganiriza muri iki gitero, irambwira ngo abantu bagiye kubaririza, kandi barabaye mu nzu y'Imana, barasenze igihe kirekire, barabwirijwe igihe kirekire, bararirimbye igihe kirekire, barafashe ibihe byo gusenga, bagiye kubaririza Imana. Bavuge bati ni wowe twakoreye Yesu, cyangwa se wowe, ni wowe twakurikiye cyangwa se wowe twakurikiye. Imana impira ijambo muri iyi ndirimbo, yambwiye ngo abantu benshi basubiye inyuma, bagiye kubaririza niba ibintu bya Yesu ari byo cyangwa atari byo. Ariko uyu muririmbyi aravuga ngo ngewe nshingiye igihe tumaranye Yesu, ariko haleluya, sinahora mbaririza. Hari umumama twasengeye, yadutumyeho ngo tumusenge. Yatewe n'abadayimoni mu gicuku, yarazi kuvugisha pure ku rwego rukomeye, azi no kuramutsa Mariya ku rwego rukomeye. Abonye abadayimoni bamwatatse mu gicuku, yegura amasengesho yose arayasoma, ngo umudayimoni aramuseka, ngo ya Mariya ntabwo yatwirukana. Hanyuma uwo mudayimoni aravuga ngo dutsimburwa n'abantu basenga amasengesho yo kwizera babihagazemo. Ariko haleluya. Hanyuma yigira inama yo gutumira abarokore, ati ni musengere, nge narapfuye, ubu mundeba amajwi aranyishe. Ariko haleluya, turasenga duhagarara na Yesu. Yesu ari mu ijuru ryera, aratwumvira, aratabara. Abadayimoni bamuvugiramo, baramubwira ngo ayo wasengaga ntiyari kudutsimbura, ariko ubwo bazanye izina rya wa mugabo watunesheje, turagiye. Nta rindi zina twahawe gukirizwamo, ni izina rya Yesu Kristo. Ariko haleluya, naryo sibyo izina rya Yesu. Nibuka ikindi gihe twasengeye umuntu, hanyuma dukinga inzugi, avuga ati murakinze, tuti turakinze, mugiye gusenga, tugiye gusenga. Aravanga Imana yanyu n'iyanjye bigiye guhangana, noneho bigiye guhangana. Natwe twumva twiyizeye ku Mana yacu, nawe yizera ku Mana ye. Turakinga, ijwi ry'Imana riratubwira ngo musenge mureba, dusenga tureba. Kumbi ikuzimu bamenyereye ko umuntu asenga ahumirije. Hanyuma yararindiye ko duhumiriza, Imana iratwongorera tubwira ngo musenge mureba. Hanyuma ngiye kubona mbona asohoye ururimi. Umuntu agira ururimi rurerure, asohora ururimi kugira ngo uhumirije wese amurye. Yajya kukurya agasanga urareba, ukabura kwebye. Dushyiramo amakorasi aturusha kubyina, tuvuga mu ndimi nawe amanuka izikuzimu. Kuko intego Imana zari guhangana, inesha iyindi ikaba ariyo yitwa Imana. Havuze mu ndimi turikanga, turavuga ngo ngaho turakoresha iyihe ntwaro. Imana iramanuka ivugana natwe ngo mwese nimuvugire rimwe ngo mu izina rya Yesu. Tuvugiye rimwe mu izina rya Yesu, arahanuka yikubita hasi, aravuga ngo ubwo muzanye izina ry'ako kagabo murashoboye. Ariko haleluya, izina rya Yesu ni umunara muremure, kandi umukiranutsi uhungiyemo
arakomera. Nta rindi zina Amen. twavuze mu izina rya Yesu, abura izina rindi wavuga, kuko nta rindi zina rinesha. Ariko haleluya, nta rindi zina rinesha. Andi mazina arasanzwe, ariko izina rya Yesu ntabwo rigize guterata, ntabwo risanzwe. Dayimoni aratangira avuga ati nitwa Nyabingi. Tuti waturutse hati? Naturutse Itakwe. Waje kumara iki? Ati twoherejwe na se wabo w'uyu mugore kugira ngo bigende bite, kugira ngo tumwice amasambu yose tuzayigarurire, kuko ari we mwana wasigaye iwabo. Se wabo arashaka kumwica, hanyuma tukagumana amasambu. Yatwohereje rero ngo tumwice. Tuti dayimoni muri he? Ati turi ku musego wahwarara. Twinjirayo. Tuti none muri? Ati tuba mu kana kaba hana, kana yabyaye ka gatatu kagira ubusambo. Ati tukabamo dusatiraho umwana yari aryamye. Tuti mu izina rya Yesu. Dayimoni ugiye ati ngiye mu ngurube mu kiraro. Twumva ingurube iraboroze, twinaga mu bisogorora ingurube dukubita hasi. Tuti none dayimoni ati ngewe ndi ku giti cya tuwarete, agakobwa ke k'imfuro nikajyamo, turakiritura tumukubitemo. Twinjira muri tuwarete turakwirukanye. Aravuga ati ko munzengereje ndajya he? Tuti subirayo. Baratubwira ati nimutubabarire, tubanze tubaze databuja watwohereje igihe ari buze kudutwara. Tuti nimuvugane. Abadayimoni barakominikana ku rwego rukomeye. Bavugira mu uwo mumama bakajya babaza uwo musaza. Uwo musaza akavuga ati uko duhiye twabuze aho tujya, twagiye mu ngurube baratwirukana. Ariko ndashimira Imana ko amasengesho atsimbura abadayimoni mu izina rya Yesu. Ati none turahungira he? Umusaza arababwira ati nimwihangane, saa 11 za mu gitondo ndabanje. Iyo ntambara twayirwanya ari nijoro, icyama Imana ikatwongera imbaraga, hanyuma saa 11 abadamu aratubwira ati, aratubwiye ngo saa 11 arabaje rwose nimwihangane. Turagumya turavumbika, barashya. Saa 11 se barose zigeze, turababaza tuti turabwirwa n'iki ko mwagiye? Batireka tumubaze. Tibari kutubaza ngo turabwirwa n'iki ko twagiye, ngo barabwirwa n'iki ko twagiye. Uwo musaza arababwira ati mubabwire ngo ndaza nzindutse saa 11 mvuga ngo mwaramutse murabeho, bityo ndaba mbatwaye. Saa 11 za mu gitondo Imana iratubwira ngo tube maso dukeshe kugeza mu gitondo. Dusohoye mu gihe abantu banyazwe imbaraga z'Imana, basigaye bakesha bitewe n'ibyo banyweye. Ukumva umuntu aravuze atenga ashyiremo agakawa nibwo ndi bukanure, kumva imbaraga z'umwuka wera zaragiye asigaranye iz'ikawa. Ariko Imana idutabare. Saa 11 twumva wa musaza se wabo w'uwo mumama arasuhuje ati mwaramutse murabeho. Tugiye kubona tubona umumama aregutse ati mumpa amazi. Ariko haleluya, urwo rugo rwose bari abantu bari bakomeye mu idini yabo gakondo. Hanyuma uhereye ku mugabo n'umugore n'abana bigiye umubatizo umunsi umwe, na n'uyu munsi baravuga imbaraga z'Imana zabarokoye zikabakura mu maboko y'abadayimoni. Izi mbaraga na bugingo n'ubu zirakenewe mu izina rya Yesu. Sinahora mbaririza, koko ugiye kugera ku rwego baririza ibintu bya Yesu.